papa rwose ngiye namurakariye nyine ubu ngubu kundeba ngewe nakundanye n'abakobwa 10. ngo nguki jori abo bakobwa bose sendaga kuzabakoresha kireka nendaga kuzabubakira ifamu. ariko baby ndamutse ndahamye mu mugezi ndi kumwe n'umwana wanjye w'umukobwa w'imyaka 9 kandi noneho ukaba ufite amahirwe yo kuba watabara umwe muri twe watabara nde? ese ubundi we kukiri umurambaza utyo nyine nawe urabyumva neza none natabara ngo iki ubushatse kuvuga ko umukobwa wanjye w'ikinege bamureka agapfa? okay ngo nyine natabara umukobwa wawe none ubwo ninjye wareka nkapfa n'imyaka yose tumaranye koko? tuzi ariko bebe ntiwavuze ko umuntu afite gutabara umuntu umwe koko? ariko urabizi nanjye noneho kugira ngo ibintu byorohe nanjye nakinaga muri uwo mugezi ubwo nanjye nkarohama twese tugapfira. tureka nje n'umukobwa wanjye tugapfira muri uwo mugezi? umva ibyo birahagije ubundi ibi byose ni ibyiki? nta nubwo unyitayeho koko ntabwo nakubwiye ko nanjye nakinaga mu mugezi twese tugapfira hamwe? tuvuge ngo uri mu nzira irimo irashya kandi muri iyo nzu ufite amahirwe yo gukuramo ikintu kimwe harimo umukunzi wawe urwaye urembye ATM kadi iriho yasaga miliyoni 100 Bibiliya ndetse na mama wawe ngo wakuramo iki? aho ngaho ni byoroshe pe sinabishobora. okay aho nta kibazo. Sheri reka wenda tuvuge nk'umuntu aguhaye amadolari $5,000 koko nyine nkubita urushi koko warunkubita? bebe umuntu avuga ngo umuntu amaye amadolari $5,000 ngo nkukubite umva nagukubita ibingibi biri seri. uvuze ngo iki ubu wankubita koko? umva ahubwo nimba utari unabizi baramutse bongeye amadolari 50 yonyine atageze no kwijana nakubita nyoko iso anti yanko abavandimwe bawe n'umuryango wawe wose ndetse n'igicucu cyawe nacyo nkagikubita. bro bitese ewana meze neza wese umeze utera? man nge ndumva ntafite n'ukuntu nabivuga pe. ngo iki man njye ba serious? ase man ubundi mbwiza ukuri ubundi we byagushimisha kubona Sheri wawe afite izindi nshuti z'abahungu? nge ndamutse mfite girlfriend namwemerera kugira inshuti 3 z'abagabo zitarengaho. none se man niba atari ibanga ubundi abo bantu ni bande? data umwana ndetse n'umwuka wera gusa. ese man iriya phone nabonye wari ufite ejo yari bwoko kira? nyine ira ni new board 20. ese man utambeshye ko board 20 baho? yego nyine baho none se ushatse kuvuga ko utayizi? none sigura ngahe? ira nayiguze $500 kode. ayo mafaranga yose man nese ubwo niki yakora kidasanzwe? icyambere ntigize ikindi kandi ntigivamo batiri noneho washaka gukoresha internet ntibigombera simukadi rwose noneho gucaginga wari uzi ko icaginga umuriro uturutse ku nyenyeri gusa. nose ubundi wowe ukoresha iyi telefone? ngewe nyine nkoresha Samsung Galaxy Nokia Apple Windows iPhone 30. wiki? gusa iyo telefone ni bwoko ki kandi? nayuzi cyane da nose ubundi bwigura ngahe? $2,700 gusa. man are you serious? nose ubwo yakora iki kidasanzwe? ko yakora ibintu byinshi ra. icyambere kuri internet irikoresha kandi iyo phone ifitemo firigo igitanda na saro kandi yo no kwirwa icyaginga. noneho ikintu cyambere nyikundira nuko ikunda kumfasha gukora imirimo yo mu rugo. noneho n'igihe nicaye muri salo ndi kureba filime telefone yanjye iri mu cyumba igatangira gusoma. noneho telefone iva mu cyumba ikansanga muri salo kandi kazi hamagara izina ryanjye ngo rwose ndakwinginze mfata. man urabeshya? ariko niwe wabitangiye. hani urugendo rwawe rwo kuva muri Amerika se rwari rumeze gute? cyane rwose urugendo rwagenze neza ariko nyine ubuzima muri Amerika ntabwo byoroshye pe ariko nyine nagejeje uko nshoboye. twebwe turaho nta kibazo nk'uko ubizi nta heza nko mu rugo. ayo makuru rwose ni meza pe. Grace Sheri
rwose ndakwinginze umbabarire, ukwezi kwashize ntabwo nakoresheje amafaranga y'umushahara wanjye kubera ko rwose kampani nkoramo yarehuye n'ibihombo bikomeye cyane, rero byatumye igabanyuka mu byo yakoraga byose. Nibwo nyine nafuze ngo reka nkoze ububizi 100 aho ari gukoresha, ariko nyine n'ubu nta kintu nazanye uretse ububizi gusa bwonyine. Umva, ndakwinginze rwose winyibutse icyo gihe. Umva rwose mugore mwiza, urabizi ndagukunda cyane. Umva ndakwingize rwose ugerageze unyumve, kandi ugerageze wishyire mu mwanya nk'undimo, kandi rwose ndabizi pe ni njye mugabo ukunda cyane. It was at this moment that he knew. None rwose sheri ndakwinginze mbwira ububizi 100 nakoresheje wabukoresheje ute? Rwose Mico, warakoze ku bw'ububizi bwawe 100 wanyoherereje. None rero ibi ngiye kukubwira n'urutonde rw'ibintu nagiye ngura nkoresheje ububizi wanyoherereje. Icya mbere, wa mugabo wajya gutuzanira amata yemeye ububizi 2 kugira ngo ajye aduhereza amata ya buri kwezi. Icya kabiri, wa mugabo w'amashanyarazi yemeye kutazadukupira umuriro nyuma y'aho muhereye ububizi 7. Icya gatatu, nyir'ibyondo aza hano buri munsi gutora ububizi 2 cyangwa 3 kugira ngo atazaza kutwishyuza amafaranga y'ukwezi. Oh no! Icya kane, wa mugabo hari haruguru wa supermarket we yanze ububizi. We hari ibindi bintu namwemereye kujya amuha, ndakeka ibyo ngibyo uzi ibyo ari byo. Icya gatanu, noneho ibindi bintu byose mba nkeneye hano mu rugo nabyishyuye nkoresheje ububizi 40, kandi rwose ndakwinginze njye ntugire ikibazo kuko ndacyasigaranye balance y'ububizi 35, kandi rwose ndabizi neza pe iyi balance isigaye ishobora kuntunga ukundi kwezi kose. None se ubundi sheri, ubu ntitwashyiraho indi gahunda y'ukuntu wama ububizi ubuzantunga ukwezi gutaha? Wiki uyu si umugore ahubwo ni icyorezo mbandoga umwana. Ariko se ubundi niwo uvuga gutyo, waragiye unyohereza ububizi gusa, wari uzi ko ubwo bubizi buzantunga? hahiye koko. Kandi n'umuhungu wawe Wenga yari yaranjengereje anyiba amafaranga aho nyahishe hose. Ahubwo rwose ndumva byanshanze, ndimo ndibaza icyo ndi bukore. Gusa nyine nari nahisemo kugira ngo mbikubwire. Ni ukuri pe, nkubwije ukuri sinabona aho nahisha amafaranga yanjye, kuko uriya mwana yagiye avumbura ahantu h'ibanga hose amafaranga nagiye nyashyira. Ibyo biroroshye rwose, ngenza ahantu rwose ushobora kubikamo amafaranga yawe ku buryo rwose uriya mwana udashobora kumenya abantu babitse ayo mafaranga pe. Ni hehe? Umva wowe uzahishe mu bya bitabo byo yandika muri ku ishuri gusa, kandi rwose ndabizi neza pe ntashidikanya yuko nta munota n'umwe ajya arimo araya mu bitabo bye. Rero kubw'iyo mpamvu ntazigera abona amafaranga yaho yahishe rwose. Ariko nyine sheri rwose umbabare cyane pe kubyo nagukoreye byose. Umva rero mugore mwiza nkunda, dore igikombe cy'isi cya 2022 kigiye gutangira. None ndagira nkwereza amabwiriza azadufasha muri cya gihe bazaba barakina kiriya gikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12. Itegeko rya mbere, nakongera kwifatuje kuri telekomande paka ari amezi yose y'igikombe cy'isi arangiye. Itegeko rya kabiri, ubwira inshuti zawe zose ko nta rimwe igomba kubyara cyangwa ngo ikore ubukwe muri ariya mezi yose bazaba bagikina igikombe cy'isi, kuko nyine nta kintu kimwe tuzigira tubafasha. Itegeko rya gatatu, ugomba kumenya yuko ugomba gufana ikipe ndimo ndafana. Itegeko rya kane, birabujije ko bavuga ijambo na rimwe mu gihe bagikina. Ubu ni ugutegereza kimwe cya kabiri cyangwa umupira urangiye ubundi ukabona kuvuga. Itegeko rya gatanu, gusubiramo cyangwa se incamake z'umukino. Ibyo nabyo ni byiza nk'uko umukino uba umeze, kandi nyine nabyo nkeneye kuzaza mbireba. Noneho kandi tugiye kuba tura filimi cyangwa se video z'abakinnyi bakina filime bambaye amajezi bari ku kibuga, kandi ikibuga kizaba kiri hehe? Kiri Katari gusa. Itegeko rya karindwi, ntago wemewe kuzaza winyuzanyuza imbere ya televiziyo igihe urimo urareba match iyo ari yo yose. Rero ibyiza ni uko waguma aho uri cyangwa se ugakururuka kuri sima. Itegeko rya 8, ni uko utazigera umbaza ikibazo na kimwe cya kindi cy'ubuswa unyibarisha ati ase ubundi iyi ni Chelsea yakinye n'Ubwongereza. Itegeko rya 9, ntabyo kwizanisha agasura kadasobanutse imbere inshuti zanjye. Ni njyewe inshuti zanjye gusa tuzatwemere kure umupira twenyine. Itegeko rya 10, ugomba kuba urimo uraseka buri kanya
keretse wenda igihe ikipe yanjye izaba itsinzwe, naho ubundi bitari ibyo ngibyo mbaye nkwaye gasopo. ntago nzareba televiziyo sha, kereka televiziyo niba warayikuye kwa nyoko. Iyi ni Ndabere TV show ikuzanira ibyiza gusa uyu munsi wa none. Tom rero ni umwe mu bakinnyi beza bakina ikipe rwose ikomeye cyane muri Afurika, yamenyekanye cyane hose izwi nk'Amavubi. Tom rero mbere na mbere nakira amakuru ambwira yuko umugore watwite, kandi rwose iyo nkuru ni inkuru nziza cyane, ahubwo rwose nagira nkubwira ati felicitation. Yego murakoze, ariko cyane nyine ndashimira abakinnyi rwose twafatanyije, buri wese rwose yakoze cyane kugira ngo bigerweho, cyane Yves. Ubwo Yves yazaga bwo nibwo byari byoroshye rwose, byari bikomeye tubona bitari bushoboke, ariko ibyo yakoze rwose turamushimira cyane, birakomeye. Hahiye koko. Kandi rwose twafashijwe na Fred rwose, kandi Fred we wamubonaga rwose ko ari kubyishimira cyane pe. Turashimira cyane rwose Eric, we yakoze uko ashoboye akora iyo bwabaga kugira ngo ibintu bigerweho. Tutibagiwe na Alex kandi we noneho yabikoranye imbaraga, ubwo buri muntu wese yari yarushye. No. Nanone ni Ndabere TV show ikugezaho. Turabutse kandi gukora subscribe, mwakanda no kukazogera kugira ngo mubone amakuru yose tubagezaho buri wa kabiri no kuwa gatanu. Noneho kandi uyu mugabo turi kumwe studio ni umwe mu bagabo rwose bafite urugo rwiza kandi rwubatse ibigwi, rumaze imyaka 5 yose babana. Kandi rwose urugo rwabo muno mujyi rukaba rwaramenyekanye cyane, kandi rwose mu gihe cyose bamaranye kingana n'imyaka 5 bakaba batarageze batonganaho habe n'umunsi wa rimwe. Mbega akaba urugo rubayeho gusa mu byishimo. None nyakubahwa, icyo rwose ni ikintu gitangaje kandi mutapfa kwizera. None ndagira ngo tubwire mwakoresheje banga kujya mubanye neza. Ntibyari byoroshye rwose, harimo imbogamizi zikomeye, ariko rwose twabashije kubikora da. Yewe ndabyibuka neza, hani umuntu yacu twaririye ku Kivara ku Gisenyi. Ubwo twari tumaze rero guhitamo ko turi butware ifarashi, nagiye kubona afashiye nanjye mfati yanjye mbona duciye inzira zitandukanye. Ifarashi yanjye rwose nta kibazo yari ifite, ariko iyo umugore yari yicayeho wagira ngo rwose yasaze pe. Nuko bageze imbere njya kubona ifarashi irasimbutse, umugore nawe njya kubona yiguye imbere yikwise hasi. Nuko njya kubona arahagurutse yihanaguye ivumbi, arangije yijya arayibwira ati sha, iyi niyo nshuro yawe ya mbere pe, mva ko bavuga. Njya kubona arongeye arayuriye, arangije arakomeza arayitwara. Hashize akanya irasimbuka nanone yikubita hasi, nuko arangije aratuza ahita yibwira ati sha, iyi ni inshuro yawe ya kabiri, arangije arayurira arakomeza. Nuko ifarashi mukubise hasi rero bwa gatatu, uzi icyo yayikoreye? Nagiye kubona akoze mu kabaga yari yitwaje gake akuramo icyuma, ahita yikata ijosi da. Ifarashi njya kubona iguye hasi irapfuye. Nuko umugore wanjye ndamutontomera cyane ati ibi ni ibiki ukoze koko? Nta n'isoni rwose wishe inyamaswa irenga, ubundi warasaze cyangwa bamuzima? Nuko ndangije njya kubona arandebye araseka, arangije arambwira ati sha, iyi niyo nshuro yawe ya mbere, reka nkureke nawe ugere ku nshuro ya gatatu. Sha, ndibuze kukwereka icyo ndemyemo da. Kuva icyo gihe rero twatangiye kubana mu mahoro, kubera ko nari nzi ko nyine nibigera inshuro ya gatatu nanjye azahita mbaga nk'agahene rwose kuri Noheli. No. Papa, wa muntu ari ku muryango aje gutora ya mafaranga yo gutera inkunga pisine ya karitsiye. Uwo ngogera mu cyayo cy'amazi rero gihagije. Papa, nyine urebye nkeneye andi mafaranga yo gukoresha ku ishuri. None se ngo narubanza kimwana wa? Ayo kurya saa sita rwose papa. None se Jori, ko mbizi neza amafaranga nari naguhaye ejo ko yari ahagije rwose yo kuba nakugeza n'uyu munsi. Ubu washoze uvuye ko n'amafaranga yose washyize he? Papa, rwose ejo yose narayakoresheje ndayamara. Mwana wanjye nk'uko ubibona, urabona rwose nta mafaranga mfite ubu ngubu. Kandi nyine nk'uko ubizi neza, Yesu muri Bibiliya yatubwiye ngo umuntu ntagomba gutungwa n'ibiryo gusa.
kandi rwose nk'uko ubibona uracyari muto cyane rero ntukwiye kurya cyane sibyo sera noneho rero ibyo bivuga ko ugiye gukora amasengesho uyu munsi sibyo hahiye koko. Sawa papa, kanjye ku ishuri rero ubwo. Ese papa, waretse muri weekend tukazasohoka nk'umuryango tukajya gutembera? Jori, sinzi rwose nimba napfa kubona umwanya pe, ariko nyenzara kuri gahunda mfite ndebe niba byashoboka. Yes, mbega ibintu byiza we. Ariko Jori, uko nabaye gukunda mama cyane kurusha uko nkunda. Ahubwo nyine mba nibaza hagati yanjye na mama wawe ninde ukunda cyane. Mwese mbakunda cyane kandi mbakunda bingana. None se ubwo njye ndamutse ngiye muri Amerika, mama wawe akajya muri Paris, none ninde wajyana nawe? Yewe, nakigira ipari, kuko ipari narumvishe ngo ni heza cyane. None se ubwo reka tuvuge wenda ngiye Paris, mama none niwe ugiye muri Amerika, none ubwo ninde wajyana nawe noneho? Najya muri Amerika. Ntiwumva se ushaka wakomeza gukurikira mama wawe sha? Oya, ahubwo nuko ubwo naba naragiye ipari. Yesu! Papa, hari umuntu nakunze kandi njye ndashaka kurambagiza umukobwa mwiza cyane rwose. Ibyo ni byiza sha mwana wa. None urabizi urimo hinduka umuntu w'umugabo rwose. None se ubundi wo ninde? Ni Sandra, wa mukobwa w'umuturanyi. Mana yanjye, nifuje ko utakabona bivuze rwose ahubwo. Mwana wanjye rero nyumve neza rwose. Hari ikintu nshaka kubwira. Ariko nsezeranye yuko utazabibwira mama wawe rwose. Uranyumva neza? Uriya Sandra ni mushiki wawe. Hahiye koko. Papa, rero narongeye nkunda undi kandi wowe none hararenze pe. Numva se sha noneho. None se ubundi ninde? Ni Angela, wa mukobwa nyine w'umuturanyi we nawe dutura. Ngo mwiki? Mana we, ahubwo utanabimbwiye rwose. Angela uriya ni mushiki wawe. Hahiye koko. Papa, Grace se rwose nawe naramukunze pe. Jori, none rwose aho ugeze numva ushaka kunyica pe. Grace uriya ni mushiki wawe. Okay, niba ari mushiki wanjye noneho reka tube tumuretse. Mutesi se wenda bizi ko ari umukobwa mwiza cyane rwose hano mu mujyi. Reka nizere neka atari mushiki wanjye kuko yari rwose kubona mufite sinabishobora pe. Ugize ngo What? Jesus is Lord. Mana nyagasani we. Yewe data, ahubwo nifuje ko utabona bimbwiye. Nyine urebye mwana wanjye, hari ikintu rwose ndashaka kubwira pe. Ariko nyine usezeranye ko utazabibwira mama wawe, sibyo? Namutesi rwose uri ureba, nawe ni mushiki wawe. Kandi rwose umbabarire, nimba nyine araho ntakubere papa mwiza. No. Wiki? No. Papa, ibintu rwose njye ntabwo nabyihangana. Mama nawe agomba kubimenya. George rwose, ibi bintu rwose ntabwo wabinkorera rwose. Hahiye koko. Mama, papa rwose njye namurakariye. Nyine ubu ngubu kundeba njyewe nakundanye n'abakobwa 10. What? Ngo nguki Jori? Abo bakobwa bose sendaga kuzabakoresha. Kereka nendaga kuzabubakira ifamu. Oya nyine ahubwo urabona nyine nakundanye n'abakobwa 10 ariko nyine nta n'umwe ngomba kurambagiza kubera ko papa bose babereye data. Nguki? Ushatse kuvuga ko so yabyaye abakobwa 10 bose bo muri uyu mujyi dutuyemo? Yego rwose mama. Mwana wanjye rero, ukwiye gushaka umukobwa wari wese wifuza. Naho ibyo se arimo arivugisha, ibyo ni ubusa rwose umwihorera. Ahubwo nawe niba atarabiza amenye ko atari we papa wawe.
hahiye koko. Wiki uvuze ngo iki mama? Joriji rwose umbabarire mwana wanjye. ugize ngo Yewe ibi bintu ntabwo bishoboka. Rero se niba muhira atari data, ubwo papa wanjye noneho ni